hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze bigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzaburanira undi, buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzaburanira. Niba wariyemeje gukorera Imana, ugomba kwitegura guhura n'ibi bintu ngiye kukubwira, kandi ukitegura no kubyihanganira mu gihe ubishyitsemo. Gukorera Imana si imikino bene data. Umurimo Imana yaguhamagariyemo si inkusi. Niba uri umuririmbyi, niba uri umudiyakoni, niba uri umuvugabutumwa, niba uri umunyamasengesho, mu rwego rwose Imana yaguhamagariyemo, ubeseriye mu murimo Imana yaguhamagariyemo. Kuko hari ibyo turwanisha isengesho, hari n'ibyo turwanisha guceceka, tukirinda kugira ngo tudacumurisha akanwa kacu. Bene data rero, nshuti z'umusaraba, niba rero wiyemeje gukorera Imana, ukavuga uti niyemeje gukurikira Imana n'umutima wanjye wose, utegura umutima wawe kuzihanganira ibizaba bikwituyeho ibyo ari byo byose, kuko nyine urimo urakorera Imana. Urimo urakorera Imana mu gihe cyawe, kuko n'abatubanjirije bagiye bahura n'ibitero byabagerageje, byabarwanyije, ariko bamwe muri bo bakomeza kurwana intambara nziza yo gukiranuka, birinda guhemukira Imana. Rimwe hari igihe najyaga nkorera Imana ntazi yuko ari ingabo zindinda, ntazi ko iyo mpagurutse ngiye kuvuga ubutumwa mu masoko hirya no hino no mu muhanda, ntazi yuko hari marayika ungendaho. Naje kubimenya ari uko Imana imbwiye ngo burya mba ndi kumwe nawe. Ibimenyetso by'ukuntu igendana nanjye, nsanga hari marayika ugendana nanjye, ugenda avuga ngo vuga iki n'iki n'iki n'iki, ni ko Uwiteka avuze. Vuga iki n'iki n'iki n'iki. None iza kumbwira ngo n'abantu yaremye, uko mbona ndi kumwe na marayika ugendana nanjye, niko n'umuntu wese ukorera Imana by'ukuri burya ngo aba afite marayika umuri iruhande, ubu ugenda amubwira ngo vuga iki, vuga n'iki. Nubona umuntu arimo akubwira, jya umenya yuko hari marayika umuhagaze hejuru, afashe igitabo arimo amubwira ngo vuga n'ibi n'ibi n'ibi, ni ko Uwiteka agize gute, ni ko Uwiteka avuze. Bene data, nshuti z'umusaraba, nabifuriza kumva ijwi ry'Imana uko bukeye n'uko bwije, kuko Imana umuntu isanze ikamuvugisha, ni ukuri burya biba byiza kurusha. Nta kintu cyiza nko kumva Imana ivuga ngo mwana wanjye, mvuganya nawe ibi n'ibi n'ibi, nzagukorera ibi n'ibi n'ibi, nzakugira neza muri ubu buryo n'ubu. Bene data, nshuti z'umusaraba, biryohera amatwi bikaryohera umutima, ukumva niba wari ufite n'umugambi wo gukora ikintu runaka kitari cyiza, ugarukiraho. Korera Imana mu buryo bwose, kandi mu byiza no mu bibi uhora ushima Imana, ukorera Imana utayinubira, utayitotombera. Ngusabiye umugisha, Imana y'amahoro iguha umugisha wowe uri mu murimo w'Imana, kandi Imana igihugu gukomerezamo, izaguhe n'ubugingo buhoraho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Nakagaruka.